Zaburi ya 27. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho, ari bo banzi banjye n'ababisha banjye, barasitaye baragwa. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, ni icyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha. Azashyira hejuru ampagarike ku gitare, n'ubu umutwe wanjye uzashyirwa hejuru y'abanzi banjye bangose. Ntambire ibitambo by'ibyishimo mu ihema rye, ndirimbe, ni koko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka. Uwiteka, umva gutaka kw'ijwi ryanjye, umbabarire unsubize. Umutima wanjye urakubwiye uti, wavuze uti nimushake mu maso hanjye. Nuko Uwiteka, mu maso hawe ndahashaka, ntumpishe mu maso hawe. Ntiwirukanishe umugaragu wawe umujinya, ni wowe wahoze uri umutabazi wanjye, Mana y'agakiza kanjye, ntunjugunye ntundeke. Ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Uwiteka, ujye unyigisha inzira yawe, unyobore inzira y'igihamo kubw'abanyubikira. Ntumpe abantera kunkora uko bashaka, kuko abagabo b'indarikwa bampagurukiye, n'abavuga iby'urugomo. Mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Haleluya.